nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye, bifurize kugubwa neza mu byo muri gukora ibyo ari byo byose, mu byo muri gushakisha imibereho. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, ndabakunda cyane, bahaye ikaze aho muherereye hose, abari mu bihugu bitandukanye, abari Rwotamasimbi, abari ahantu hatandukanye, mwese ndavuga wowe wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, ndavuga wowe wamaze gushyira umutima wawe ku bituma ubaho neza. Buriya hari abantu benshi baba batazi ko ikintu cyose washyizeho umutima ugikora kandi ukakigeraho. Ni ukuvuga ngo abantu bacika intege nta kintu bageraho, ba bantu bahora bumva ko nta kigenda, ba bantu bahora bumva ko ari abakene, abo ngabo bapfa ari abakene. Kandi Imana irabivuga ngo umuntu wese agomba kubaho kandi akagira icyo ageraho. Ni ukuvuga ngo rero kuvukira mu bukene cyangwa kuvukira mu bakene ntabwo aba ari amahitamo yawe, ntabwo aba ari amahitamo yawe, nta cyaha uba ukoze, nta ruhare uba wabigizemo. Ariko noneho gupfa uri umukene ni icyaha Imana ihanira umuntu wese waje ku isi akumva ko ari umukene, akarinda apfa ari umukene, akicwa n'ubukene. Uwo muntu nta juru ashobora kubona, ntabwo Imana ishobora kukubabarira, kubera ko Imana ivuga ko abo yahaye amataranto bakayabyaza umusaruro ari bo ba nyir'ijuru. Ni ukuvuga ngo rero niba Imana yarakuzanye ku isi, ntago ushobora kuza ku isi by'impanuka, ntago ushobora kuza ku isi nta kikuzanye, kubera ko buri muntu wese Imana iba yaramuhaye inshingano mbere y'uko imurema, mbere y'uko imushyira mu bitekerezo. Inshingano zo kukuzana ku isi ziba zihari, uba ufite icyo uje kuhakora, kandi icyo ngicyo uje gukora ku isi icyo kizakubeshaho, kikabeshaho n'abandi, kubera ko uba ugomba kugirira n'abatuye isi akamaro. Niyo mpamvu rero ngenda mbabwira kugira ngo namwe mubashe kugera icyo mugeraho, mubashe gusobanukirwa, kubera ko hari abantu benshi usanga basobanukiwe n'ibibera hano ku isi gusa, ariko ntibabashe kumenya ibibera mu nda y'isi cyangwa ibibera mu isi ya kabiri. Niyo mpamvu usanga umuntu uteye imbere vuba byihuse, abantu bavuga bakamushinja ngo yagiye ikuzimu, ngo yagiye ikuzimu, ngo byagenze gute. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubashije gusobanukirwa ibibera mu nda y'isi, ugasobanukirwa ibibera mu isi ya kabiri, ni ukuvuga ngo mu nda y'isi niho ubutunzi buri, mu nda y'isi niho imitungo iri. Ni nayo mpamvu ibi byatsi tubabwira, ibimera tubabwira, imiti tubabwira iva mu nda y'isi. Ibidutunga biva mu nda y'isi, biva aho ngaho mu butaka. Muri ubwo butaka rero niho hari ubutunzi, niho hari imitungo yose, niho hari ibitunga ibyaremwe byose. Uvuga ngo rero iyo wabashije gusobanukirwa, ugacengera, ukinjira mu bitagaragarisha amaso, ukinjira mu nda y'isi, uhavana ubutunzi. Nibavuga ngo wagiye ikuzimu, nibavuga ngo wagiye gute, ibyo bavuga byose wowe jya ubihorera, hanyuma urebe intumbero yawe, kubera ko icyo ushaka kugeraho ni wowe ukizi. Tudatinze rero, hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ngo yakwizingura gute, ko yakoresheje imiti yose, ngo yagiye mu baganga bose, amafaranga yamushizeho, ariko byaranze, afite uruzingo, imyaka irimo iramujyana, hanyuma kandi nta kintu ngo akoraho ngo cyemere, nta kintu akora ngo kigende. Uyu munsi rero ngiye kukubwira umuti uzingura, ukazingura n'ibyawe. Niba ari inzu yanze kugurishwa, niba ari umurima wanze kugurishwa, niba ari ikibanza ugurisha ugashyira ku isoko bikanga, niba ibyo bintu byose bazinze, nawe ubwawe
niba barakuzinze ukaba udashaka, niba umaze imyaka runaka udashaka, ntawe ukuvugisha, ntawe ugutereta, niba utereta bikanga, uteresa akigendera, niba ufite ikintu runaka ushaka kugurisha, wajya kukigurisha abakiriya bakaza mukanumvikana, akavuga ngo agiye kuzana amafaranga akagenda ntagaruke, ibyo bintu byose bazinze, dore uko uzabigenza kugira ngo ubizingure nawe ubwawe wizingure. Ukuvuga ngo rero ibyo mba mbabwira, ibintu bisanzwe, ibintu usanzwe ubona, ibintu bibaho biri hano ku isi, nibyo abagome bakoresha, ibyo abarozi bakoresha. Nawe rero uba ugomba kumenya kugira ngo umenye uko ugomba kubikoresha kugira ngo wivure. Ntabwo abarozi bajya gukoresha ibintu bya kure, ntabwo bakoresha iby'ikuzimu nk'uko mubitekereza, ahubwo ibi biva mu butaka, ibyo bitubeshaho, ibyo bituvura, ibyo bidutera indwara, nibyo byose. Ukuvuga ngo rero uba ugomba gusobanukirwa ukamenya ibigomba kukuvura, ibigomba kukurinda, ibigomba kugutera indwara nawe ukabyirinda. Hari ibyo uba ukwiye kumenya kugira ngo usobanukirwe. Niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo ngufashe. Dore rero uko uzabigenza niba ufite ikibazo cyo kuzingwa cyangwa ibintu byawe byarazinzwe. Uragenda ukagenda ugashaka ahantu hari umugano, igihuru cy'umugano cyangwa umugano wakuze, wa mugano wakuze kabisa. Hanyuma wamara kubona uyu mugano, ukagenda ugaca ingingo imwe yo hagati. Kuvuga ngo uragenda ukagitema ugakuramo ingingo imwe yo hagati y'umugano, hanyuma ukaza ugashyiramo ibibabi 7 by'umukunde, ubundi wa mugano ukawushyira kuri cya kintu cyanze kugurishwa. Hanyuma niba ari wowe uzinze, urawufata uwushyire mu isakoshi yawe cyangwa mu gikapu ugendana, ujye uwugendana. Hanyuma niba ari inzu yanze kugurishwa, urawufata uwumanike muri parafo cyangwa mu gisenge cy'inzu yawe. Niba ari umurima, uracukura hagati mu murima uwutabemo. Kandi ibyo byose ubikora uvuga ko uzinguye ibyazingamye, uvuze ko ubyaje inyana n'umuziha. Ibyo ngibyo nibyo uzavuga, uravuga uti ndakuzinguye nkubyaje inyana n'umuziha. Ayo niyo magambo uzavuga mu gihe uri gukora ibi ngibi. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.